Dumba uko unzi aya masaha Aria sibyo cyangwa tuvuge Jolly hano haza Saga nkareka kuyivugaho ngo kubera ari we no. Here's the thing kandi tubyumvikaneho icyo mba ntashaka nawe murabizi sinakwifuza ko bafata umuntu hano ngo bamukorere iharabika turi kumwe aya masaha Aria cyangwa Mutesi Jolly yafungwa cyangwa agamagazwa na Rimbo nkareka kubivuga no ntabivuga mutandukanye kuvuga ngo mureke guharabika cyangwa mureke kwibasira umuntu ruba kumva kandi nta nubwo ari Jolly wenyine ntabwo ari Aria wenyine no nundu wari we wese ariko ibintu byabaye inkuru ibinyamakuru byose byanditse inkuru nyankuru iri hariya ubu ngubu urambwira ko Mutesi Jolly urwego rwa Ribu rwamuvuga yatawe muri yo bisi nkavuga ngo nimo muvugeho mwagiye muri guhuza ibidahuzika waza hano gakinyi inkoro zawe ntabwo nakinyi ntabwo ngo ari we nyewe kandi nawe urabizi inkoro zawe gode ntabwo nakinyi inkoro zuba icyo ntakora ni kimwe kandi n'ubu ngubu naye amasari gukubwira none se Mungu si inshuti yanjye icyo ntakora ni ugufata umuntu ukamufata ukamuha ukamugerekaho ibintu ariko nk'iyi nkuru yagiye hanze nk'iyi ngiyi ntubivugeho rapote ibintu birashoboka ntabwo ari byo oya tuba umuntu arabivugaho ariko nanjye nari ndimo ndibaza nkavuga ati Eric Semungu ko bamuhora kuvuga ngo yakoze imibonano mpuzabitsina ku ngufu yakoze imibonano mpuzabitsina ku ngufu kandi Eric Semungu aryamana n'abagabo bagenzi be bambwiraga ngo nambaye ubusa bambwiraga ngo nambaye ubusa iyo akuye igitsina cye urumva bambwiraga ngo nambaye ubusa ngo kuri live mu gihe cyo atanyandikira message ngo ambara amabere ayo indi kwandikiye message mu gihe cyo ngomara mu gihe cyo wese ariho hano ayizanyandikira ngambara amabere niba ari mubwira tapping urumva rero sinumva ibitsina Eric Semungu aryamana n'abahungu bagenzi be rero imibonano mpuzabitsina ndimo ndabona Godfa Eric Semungu barahuza ibitsina n'abagenzi be Godfa twahuruje abantu n'ubundi kugira ngo baze batwumve uri kumva Dumba mumbabarire ye mubanze mungeze ku 10,000 nibyo mukeneye kumbaza byose mu bimbaze ndabivuga reka vuga ibintu bya Eric nyine Dumba boretse gato reka nanjye ibintu bya Eric je ntago dukomeza kubivugaho gutya ngira hangaha muvandi gaze mu bakandeho badukandeho je kubera nkubaha cyane ibintu bya Eric ndabisimbutse nanjye reka byone Dumba okay ndabivuga urakoze cyane tugende ku bihumbi 10 muri tuyibarangura guys mu nkande ho twagiye everybody twagiye guys mu nkande ho twagiye mungeze ku twagiye tumugeze ku kanoti mudukandeho cyangwa twigendere kandi no kubita nkigendera baita babwire bana sharing igenzi no kubita no masante sana bana sharing ariko Dumba bana sharing babwire mushaye mutapping batangire bataping muna sharing urugamba mukande babantu babonye mutapping screen mugire Dumba waje kuri kamera barakona batakubona wabibonye ngwino kuri kamera uwitwa Ivan ese ko na Dumba mutari kumuha mutapping thank you so much keep doing it Brian uhindura urimo gushira kuri 10k ubundi nkuru tuyibarangure tugende kuri 10k ngewe nitangiza ibintu byo 10k twagiye keep doing it Keza Teriski ibyo bintu Keza Teriski Keza Teriski buri murandwanya kandi usharing live ubundi ujye mbere now you doing abandi mwese mukore nk'ibyo mashera asansana Brian utangiye gukora ibintu byo Brian utangiye gukora ibintu nyabyo Uganda kandeho twagiye 10k twagiye ariko babasore barahanga ko mutigaragaza ababyeyi baraha ko mutigaragaza hagira umuntu ukura Jess kwiza muri big screen njemo ndasa neza ahitabo muri inkuru ni mwigaze ntabwo mwigeze musharinga live nti mwatapinze kandi nuvuga ngo Dumba ni uzanye iyi nkuru Brian Dumba mushe muri big screen ni uzanye ibi bintu
oya banze bangeze kuri 10k ibyo ari kuvuga nyine bagushyire muri big screen banze bangeze kuri 10k muri big screen ngiye inkuru ya Eric Semungu yose nyiza nuko yakabaye yo mwampaye umunota umwe nkasimbukira mu modoka niho hari ntuza yanjye nkajya kuyizana ariko ndagumaho nyine gutya ngiye kujya kuzana akaboro koko ninkomeza gufata kujya phone mu ntoki ebane ndaza kuza kugira nyaruka ngiye cyangurashanga inkuru igeze hagati ikibazo nsigaye ngenda nkasanga abahungu banteza hafi uragenda fungura kamera reka manze nitereke unubone ninjye umuhungu mwiza iyi nkuru iravugwa mu kurabeshya icyo nzi cyo anatanduye ngo yagiye kwitereka uburetse gato ubu ngubu ntimwansunika mukangeza kuri yaje ubu ntimwangeza kuri DC musharinge live wamyutinze wagarutse reka mabwire ikintu kimwe tugaruke kuri iyi nkuru ariko se abamanza bakugeze kuri 10 kugira ngo dutangire inkuru kugira ngo nyitangire mubanze mugeze kuri 10 mubanze mugeze imibare musunike imibare inkuru tuyibarangure nanjye mungeze kuri 10 pe ego kasuka ramfashe mungeze kuri 10 ndakomeze nikinire ubukino gake abantu hano hari abantu ntibavuga ntibakora nabuze n'ikintu na kimwe dushobora kuba gituma gukora bisanga let's go chat Sakina aravuga iki mukanya bose nababarangura nawe mubarize Sakina nta kintu abwira abanyarwanda Sakina nta kintu wabonye ko bitangiye kubakasa mutwe twagiye let's do this together kugeza mukane kuri duba dutangire iyi nkuru bro mukane kuri duba dutangire iyi nkuru mu mwande wongere ku bihumbi 10 ariko se cyarapawete cyabaye rapawete arimo mu bakene nigeze basha nkanda umanigani cyangwa iki rapawete nta kintu umufatamo nawe nta manigani afite mu mungu wanjye mwiyorere rapawete bashobora no kugenda akayazana nibura akayiba kwa mama buriya nagwe manigani rapawete arashobora kubizana mungeze ku bihumbi 10 ntangire kuvuga inkuru Eric Semungu aho yavuye aho yagiye uko byagenze aho byageze amakuru yose ninjyewe yafite aya makuru wayakuriye bucece Dumba kandi source y'aya makuru ndabizi ko yuzuye 100% urumva umuntu yamaga amakuru akambwira ati ndandi kuvugana na Dumba none uzukuru abantu navuganaga nabo navuganaga n'uwamureze mvugana n'uwo bari kumwe I know yaragucumbikiye ku Ruyenzi noneho niho ubenyera ko ngewe Dumba mfite inkuru nyine nkahita nicecekera nkaza nkikikira mukabivuga urumva izi nkuru zamuza uno munsi ndabafasha ariko ntitwagiraga ariko warakoze kunda ira nkuru yarashyushye urumva warandabuye warakoze umuntu arambwira ati uzi ibi bigoryi byaragiye biraprodinga urumva umuntu aranyandikira arambwira ati ubu ntimwakwihanganiye iminsi 2 ariko buriya dufata rero ngewe ukuntu mvuga ncyamarenga ndivuge baryumve ntabwo narivuga ngo muryumve ryose reka mpita ngukira amarenga ubwo rero ni hahandi bijya bizamo ngo n'utabyumva ni akazi kawe niko byagenze ariko inkuru niyo nyifite mu nkandeho abantu 1000 badakandaho abantu ariko no hari ikintu ugomba kumenya Dumba hano gukanda bitandukanye n'umubare aba bantu baba bahuruye nizo za nyamunsi za mbere nabashije kubona abantu bazagukange nta kintu bafatamo basi mutapinge umva nta kintu bafatamo muri izi abenshi usanga ari igobe nta kintu bafatamo nagarutse ndugu waje inkuru ndashaka kugutereka ari hejuru kugira ngo inkuru tuyivugire hamwe nagarutse sha nirukiriyeho ninjye bakanze Dumba inkuru urayivuga Dunganyiriza akuzamukiye nakubwiye
akuzamukiyemo. Eva narakubwiye. Ako Dumba warambeshye ngo Eva arankunda. Dumba. Eva aragukunda. Eva aragukunda je. Dumba tuma nitwararika Dumba. Eva aragukunda. Latifa ndakubona nkumva ngufitiye urukumbuzi. Dumba. Urubo Eva ntabwo guhaye umutima. Eva guhaye iki? Eva guhaye iki? Yo, gasu. Eva arimo araguha iki je? Eva arimo araguha iki? Inkuru tuyitangira kuri 10k. Ningera kuri 10k. Inkuru nigera yaba tugere kuri 10k. Inkuru tuyigeze kuri 10k. Tegeza ko ariko bivuze ko bimeze fresh. Ningera kuri 10k hano meze neza noneho nzajya muvinga mbona no kunjya ku musarani. Je washimiye Eva. Eva ndamushimira cyane. Latifa twagiye. Everybody. Shimira Eva nk'umuntu ugwaye. Iyo ngwe ndo gutanga inkundo. Love you. Ari gukunda de. Woninde. Hari umuntu witwa Queen arimo arama. Queen ukomeza ume no kwitegura. Dore nuza ari kugukanda. Ya bintu bigiye Eva. Ubundi ngiye nkuru ntabwo nari kuza kuyisangamo. Ukuvuga ngo wa mukobwa wakwimye igitsina ari kugukanda. Buretse gato. Inkuru ni wari kuyisangamo. Hozi wakwimye igitsina ari kugukanda. Umva nkwereke none nabuze rajya ntereka streaming yanjye. Streaming yanjye nabuze ntereka wallahi. Asante sana abantu mwese mukomeza kugenda mukanda ndi gushaka gasuko yakomeje kugutambukaho bivuze ngo bizeye amakuru ye kuruta yawo biragoye muze mudukure kuri iyi mibare kugira ngo iyi nkuru tuze kumva neza point yahageze ese Dumba point yahageze bere yuko pense nani wamubonye n'ubu bakobwa banje bose sigaye warabikururiye warabatwaye umva se utango ndi mu bihumbi 10 ni right uvuga inkuru. Okay, abashaka ko jya ivuga twagiye, abashaka ko Dumba ivuga twagiye, ariko namenyesha ko Dumba ni ushobora kuyivuga kurusha gasuko amaze kutubwira ko ari umuvandimwe we. Hajemo amarangamutima. Promise, thank you so much. Hanyuma Dumba arashaka kukubwira ko nawe uburyo bari kubeberekera inkuru ya Semuhungu, nawe uri kubebekera inkuru y'umukire muri Canada bita Eric ufungiwe i Kigali. Godfather. Oui, kundeba uryo. Kundeba uryo. Tubwira uburyo ari akuru yakise. Urumva? So, reka twagiye Dumba amaze kugera ku manota twagiye. Dumba 10 yewe ndagenda tangira kuvuga ndi ku bihumbi 10. Ibihumbi 10 reka ze ngubwire ni gutekereza ko uri ku ntego mutego reka ngubwire ko uri ntacyo mfana nta kintu muzi kore nushaka umuterege kuri uwo mutwe mugenda. Nawe wagiye du. Twende kazi. Eva nta kintu Godfather ubutamu. Thank you promise. Mungeze nko kuri none Dumba ntukwanduka igitsina gusa. Nageje ku bihumbi 10 ushaka inkuru. Naya kwambure. Ahubwo binyambure. Urumva nukuvuga ko ukuntu bimeze. Dumba buntegereje nabura gato. Buntegereje nabura gato. Urabura gato? Nabura gato kugira ngo inkuru tuyifatanye. Yes, kwida mugeze ku bihumbi 10. Inkuru Semuhungu ubu turi kuvugana umeze nk'ikanzu ya Yesu ko bayishyize hasi bagiye kuyikoreraho ubufindo. Hano Semuhungu bari kugukoreraho ubufindo. Aya Godfather nayo ibintu muravuga. Asante sana Promise tubona. Iyi nkuru iraza gutuma abantu mbanyara ku mutwe. Twagiye inkuru byo imutegerejwe na benshi. Ubu nikorera ibyo nishakira ndebe. Mugeze kuri Yesu kwiza ku bihumbi 10. Abashaki inkuru y'imva n'imvano kuko Dumba yohereje ngo umuntu ukavaringa inkuru ngo yari kuri tele. Chef Claude turabona. Murekuri ibintu binini tugende. Barekuri ibintu binini tugende. Eva wambaye ukonyuka kandaho ikintu kigaragara. Hari ibintu nabonye bishwanyagurika Eva, sanga ukanda ku runtu rushwanyagurika tugende. Hadiko, thank you so much.
Eva Love, Eva utangiye kuzana Madonna Eva. Kim Najyaga David, nkwize Eva najyaga mwizera. None Godfather yo inkuru nakoze nanjye ubwanjye nkasigara nseka nyine namaze kuyikora. Ni inkuru na Eva. Noneho Eva ni umwe mu bakobwa nakundaga bya hatari nyine mureba nyine ukuntu ko Eva ni umukobwa mwiza pe. Noneho ibyo bimbaze noneho gukora inkuru ye nanjye nkasigara nseka. Uri kumva? ntabwo ahangaha murimo kwiba abantu babakanze zo kugira ngo muvuge inkuru ya Semuhungu abandi kuvuga ntabwo nzi. thank you so much. Ndabura gato Dumba azana ratanga. abantu badabede Kim Derek pull up yourself. wagiye mujye ku nkuru ya Eric. Arabura gato ngiye kugerayo uretse gato. Thank you so Nantegereze. much, Zele. agutegereze Nantegereze. Ndakunda cyane sheri wanjye. Dumba nako ngiye ahangaha waba uri gukoresha Dumba mu nyungu zawe bwite. Ari byo rero mwakira muri screen ntoya Dumba akaguma hejuru. Nesa Ntabwo mvuga abantu bambari naragera ukanshakira bishu koko utaragera ku 10,000 nta kintu mvuga. Urabizi ko njyewe nawe ndi kumuhamagara yanze kwitaba kenge nararangije ubu uri kubona ibintu yabagiye kunkorera baramuhamagara. Dumba ngira ngo urabizi nukuregeza. Zele, abantu ibintu muri gukora ni byiza thank you. ariko wabuze umuntu urekura Galaxy 2 Janvier Cyane uko umusharinga njye na nimero y'ingi. twe twivugira inkuru. Nukuvuga ngo ibi bintu bitangaje. Abantu 1,200 bari ahangaha. Abantu 1,200 bari ahangaha babananiwe gukanda ngo tugende. Bantu muri kuri YouTube, bantu muri kuri YouTube. Aho ngaho hari uburyo ushobora gukanda. ntibazakubeshye muri imibare nta kintu maze. Meanwhile Ruje ataragera ku 10,000 abanyarwandakazi ndashaka kubabwira abantu bose muri Canada Saturday kuwa gatandatu itariki 23 kwa kane 2026 Ottawa umuhanzi witwa Shafi azabaje guperforminga Ottawa kuwa gatandatu itariki 23 ukwa gatanu muri ibihozo Shafi akabanga nyine muririmbye bana none se azabagiye kubaririmbira icyo ari indirimbo agira mutangere inkuru Eva isangezayo tayari ubundi Eva niwe definition w'umugore ubundi abagore Eva aravuze ati mo muratinda Eva yafashe amafaranga ya chat support yatangamo kugira ngo mubari oya kagwara ibintu byihorere bwo itariki 16 ukwa gatano Montreal Shafi azaba ari Montreal itariki 16 ukwa gatano Shafi azaba arimo aracuranga Montreal live performance guys hazaba ariho ba Daisy bazaperforminga nabo hazaba ariho biragoye ngo uzaryama umunsi umusinzire nta muntu ukurakari Shafi nk'ubu ngubu ko ariwe wakabaye agufasha kugira ngo ubone iki kukanda akurinde muzakundaho abantu bari muri Amerika batwara truck abantu bari muri Amerika batwara truck cyangwa se bafite amatraka yabo hari company yitwa Ahadi company ishobora kuba yabahereza akazi kari guhemba neza cyangwa se bafite n'amamodoka uri umudriver waza bakaguhereza truck ugatwara so kuzindi information mwanyandikira nkababwira nkabahereza na contact mushobora kwivuganira. Ahadi ni igisambo ndamuzi giye uza kuza kumbaza ibigenda kubwira wajureka guharabika abantu nkubwire je ntago je binari byiza bro aho kam ushobora kugira noze ariko je yazabantu ababazi oya ntabwo ari byo bro oya bro ntabwo ari byo niba bari kwamamaza umuntu you can know like abantu hari abantu 1,300 kaza ukavuga ko umuntu ari igisambo kandi barimo none se ariko se bamuga ariko aramaze no kubikora kuri Shafi yewe reka nkureke abantu ndi muri imbere ubusambo bwa haki ngo ni Hashafi ninde umuntu yo kabari kubera ituma mushaka kumukinya w'inkoro Shafi wanjye uko bavuze Shafi ko nta cyakora niko bavuze kwiye company harabika byose itariki 16 kwa gatano Montreal mugende murebe Shafi azabaje guperforminga abanyarwandakazi kuri Instagram yanjye nzajya nshiraho ibintu uko bigera so ukuntu byagenze rero kwa Eric Semuhungu
ariko yagiye Uganda bura abafana Dumba inde uwo Shafi wabimenye gute kandi utazi icyo akora kandi niwa oya aririmba bakava afite cover yitwa Lorette nta kibazo tuzakureba Lorette ntari bi tuzajya kugira muri wata tuzaba tureza n'edo everybody tuzabe turi muri wata agira cover y'abakobwa bita Lorette nta muhungu uririmba Lorette nta muhungu wabaye uririmba Lorette bijyanye n'ukuntu ndi umufana bagiye amakoyini y'abandi mwafashe just kwiza ntuzajya ureba ngo baza bagukubita bakwinjirira biba bikenewe bro noneho wabura gushinyagura nka Scovia ariko Dumba ntabwo wabura gushinyagura nka Scovia nta weje noneho ngiye nkwifatiye wowe ngewe ayo mata mikino nayakora nagucicacisha minshi n'ibifunsi bamba uravuga Shafi wowe uramuzi wowe okay twagiye Dumba se muhungu ngo byaje kugenda gute inkuru urayihera i Kigali cyangwa urayihera muri Amerika mbere yuko Banyarwandakazi inkuru ya Eric Semuhungu ndashaka kubamenyesha ko ntayo nzi ndabibutsa ko Dumba bibye amakoini yanyu abakubise fundi guruka nimuva gutwana mugendera umva ngewe kandireho nyibabwire kode nayimuhaye kare mubwire nigiramo Jess Kwiza yankandiye kuri telefone sambiro tumuvandimwe n'umuvuge namubwire nigiramo umutima bari bategereje ngo muzajye mutegereza goda zibahe ariko Godfa ugira ngo ubu ngubu hari umuntu uzongera gutinyuka kujya avuga inkuru y'umuntu wundi wafunzwe ntabwo nareka kuzivuga ko nanjye ningenda muzazirwa bumva se buriya bakubita Shizo urumva bakubita Shizo naragenda cerebura ngira ngo nge nta mubiri ngira urumva bakubita Tayikuni naragenda cerebura mvuza Kadende urumva ejo bundi bankubita inkuru ninjye wayivugi urumva none uriya urabivuga bikabyuka byakubaye ninde muntu wibuka ukuntu abo bahungu ba Jean Paul bahaga bafata amavideo kuri za gereza you know ariko uzi ukuntu nabo bishimisha iyo umubonye mu iroza bamuzanye ku rukiko mu gitondo saa 2 ubu rero ni ukujya uvuga inkuru ushimashima gake noneho nk'ejo bundi hari umuntu twavuganaga turavugana noneho sinzi akantu naropotsemo ndihuta mu kuvuga ahita ambwira niyo mpamvu bakudunda mpita numva ukuntu ka kantu karyana rero kahita karyana byataye gahita karyana we badunze ewana kahita kakwinjira cyane noneho ngiye umwana yankubise igipfutse uzi nk'umwana umaze nk'imyaka myinshi adakubita boxe abakubyiniramo naragenda tereka rwose mfata umutwe mfata no mu mabya mu kaboko k'ibumoso ndavuga ni bagaturitse n'irisigaye nasanze umwanzi wawe witwa Brandine ari muri komenti arimo arandika avuga ngo iyo bagikubita ayo matama bakayashwanyaguza oya ngewe Scovia niwe muntu nkibona video yakoze ngo none hari ukuntu ajya yigira ukabona ni nabi byiza birashimisha ariko arimo arakubabaza ngo arewe ngo ngewe ngo namubonye uwo Gasuku urumva ngo namubonye uwo Gasuku ngo mbona ngo bitewe n'ingano ye ngo mbona ngo ntaho yabyimbiwe ngo nagira ngo imisaya bayikozemo bro naragise Chokora Scovia bagushakisha nange ntabwo bino nabikunze ariko nanjye Dumba ntabwo bino bintu nabikunze Scovia yashaka
Scovia ashaka kuba gukuramo amaso. Ntabwo Scovia nigeze urumva Scovia we yashaka kuba gukuramo amaso kandi je nanjye nibyo nashakaga. Wamamagaye inshuro zingahe? Kijyanye ntabwo nari kwitana nimo naribwa man. Ntabwo tufata yarampamagaye ntabwo nari kubasha kwitaba bro. Ubwo narimo naribwa fo. Narampamagaye. Thank you so Ndimo much. ndashaka kukubaza ati abahungu baguhamije neza. Noneho ikintu cyandiye cyane. Ikintu cyandiye cyane nagiye kubona mbona Badrama araje arimo aringogesha ngo bire inyuma ni Badrama. Ndagenda mfata ipiki mfata umujyojo nyakumuhigana cumbikiwe. Ese bageze? Ageze Badra. Naba ndaho ntarahagera. Ese nimero yiriho. Umuhungu witwa Badrama narakubwiye. Badrama narakubwiye dore ubu ngubu n'abarumuna bawe ntabwo bagishobora kuza mu bantu. Nk'ubu sinahura na murumuna wawe ngo musuhuze. Oya murumuna we namusuhuza. Bitandukanyije nawe. Bitandukanyije nawe. Murumuna we nta kibazo Dumba. Ngiye murumuna wa Badrama namusuhuza urumva? Nta kibazo namfitanye nawe ariko Badrama. Ariko ikintu ntarimo nakunda Godfa. Mu bantu bankubise uri kumva? Abantu bankubise yewe n'abana b'Abanyarwanda uri kumva? Babandi baba bamaze inaha igihe kinini cyane bavuga Ubwongereza uri kumva noneho bakaba wenda baramubonaga nka kuri abo ni bari maragenda urumva abana bakuriye hanze hari ibintu bimwe na bimwe batajya babelivinga siko sibyo Godfa noneho ariko no bakaba bakubonamo nk'icyamamare ebana abo ngabo nibo bagenda akajya gutoxika agashyiramo ibyo bintu n'ibiki byose naramubwiye ndamubwira ntabo bana uri murangiza ari n'undi mwana umwe bita Young TG urumva yaramufata kandi umpeturi seriye n'umpeturi umwana mwiza ni n'umunyabasi kwanza Young TG ariko we twarahuye ejo bundi ndamusobanura aramatiye urumva ntabwo yarabizi umpeturi n'ibyo Badrama bavuga ibyo ntabwo bari abana ntabwo babizi urumva ndabona rero uriya muntu gutya na gutya ndamusobanura Badrama mumubwire areke gukomeza kwangiza abana abafata agashuka niba abana n'ubundi bakiri bato uri kumva Kasu yari yagiye gushukana Young TG. Yes yaragiye no we amwifotoreza abana no post mwifoto Young TG ariko nako ibintu yabyumva no naramusobanuriye Young TG naramusobanuriye uba ameze neza umbasha Badrama niwe murokotera kure bavuze no kuvuga ngo bakimara kugukubita kuriya ariko ngo ikintu cya mbere wabanje gukora ngo wabanje gufukama bya gutya n'isura bro umwana yankubise kofu bya bindi ngo dukinga ugashyiraho ngoma wa Degedan Barayi n'ibiki byose reka dadaranze biriya burya nibyo muri filime ni ibintu byo muri competition zisanzwe z'abantu bakina karate ibyo nibikora ibidakora ni ibihe ntabwo urimo ngo za blocage ngo karate reka ntabwo urimo urambwira ukuntu wahisha amabyi bro naragiye umwana akimara kumubita ikofe ngo hano mu ntebe urumva icyo cyambere zo umwana ashobora gutanshota mu mugeri uri ko inkuru ya Semuhungu banze kuyivuga icyo kintu bagihaye nde icyo kintu bagihaye nde inzori icyo kintu bagihaye nde inzori we bagihaye we man nuko amakona atarakugera ariko ni wowe ambabarira utabyemera ko ari wowe bagihaye abantu bakahita badukishaho ibintu man ariko se ni gute mushobora kubeshya abantu inkuru izuba riva inkuru ya Eric Semuhungu we nta muntu uza gutinyuka gutangira kuyivuga uretse gato kubera iki ngiye nyivuga ejo umuzimu ntware iyo uvuze ari umuzimu uri mageragere iyo uvuze umuntu ufunze wituza ukagutwara umuzimu ntware ngo ifata yivuge genda zakuguma muri iki gitanda I'm not going anywhere. uretse gato
hari umuzi muri mageragere uvuga gusa umuntu uri mageragere uhita uvuga bati YouTube noneho bose bahita bajya kwiduwa babarira yo abahungu bari mageragere ngo bose bahita bajya kwiduwa ariko ati mana nyagasa watubabari ukadutiza wenda ngo dufata amasaha 3 gusa nawe akambara ku iroza jihad ariko ngo mageragere arafunze ubundi ibintu bibiri ibi ni ibintu bibiri ukora ibyo nararenge kubona iyo wihamagariye libira kuzaho iyo uvuze upfunze urajyayo nibyo ni ibintu bibiri oya iyo fata ku mavuta yihamagariye lib disikirema nawe arayihamagarira disikirema yari yamanuka se disikirema ntabwo yari yamanuka iyo uzatindayo utinda kumanuka kubivugaho cyane ndimo nditonda sinzi ukuntu ushobora kubivugaho sinzi niba twavuga kumanuka niba twavuga iki ndimo ndirinda buri jambo ryose ubu sarogoshe